Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu munsi turatangirira ku bice 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye, Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba rw'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi muwusagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguragamo muwufunguriremo kabiri, nk'uko wihimbazaga ukidamararira ukishima ibyishimo bibi, muba ariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira uti, nicara ndi umugabekazi sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi uzatwikwa ukongoke, kuko Umwami Imana iwuciriyeho iteka ari iy'imbaraga. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo bakadabagirana nawo bazawuririra bawuborogere, ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo. Bahagaziritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo bati, ni ishyano, ni ishyano, wa mudugudu munini we! Yewe Babuloni, wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rigusohoyeho. N'abatunzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawe uzaba akigura urutundo rwabo, ari izahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri, na hariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti, n'iby'igiciro cyinshi cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari, na mudarasini, n'ibinzari, n'imibavu, n'amavuta meza nk'amadahano, n'icyome, n'inzoga, n'amavuta ya elayo, n'ifu y'ingezi, n'amasaka, n'inka, n'intama, n'amafarashi, n'amagare, n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho, n'ibintu byose biryoha neza n'ibisa neza bigushizeho, ntibazabibona ukundi. Abatundaga ibyo uwo mudugudu watungishije bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo, barira baboroga, bavuge bati, ni ishyano, ni ishyano, umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza, n'iy'imihengeri, n'iy'imihemba, kandi ukarimbishwa n'izahabu, n'amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita. Ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana butyo burimbutse. Kandi aberekeza bose, n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose, n'abasare n'abatunda bambutse inyanja, bari bahagaze kure, kandi bakireba umwotsi wo gutwikwa kwawo, bavuga amajwi arenga bati, ni mudugudu ki uhwanye n'uriya mudugudu ukomeye? Bitumurira umukungugu ku mitwe, bavuga amajwi arenga, barira baboroga bati, ni ishyano, ni ishyano, umudugudu ukomeye watungishije ubutunzi bwawo abafite inkuge mu nyanja. Ubonye ishyano, kuko warimbutse mu isaha imwe. Wajuruwe namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, muwishime hejuru, kuko Imana iwuciriyeho iteka ibahorera. Nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo
runini akiroha mu nyanja ati, uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Ntihazumvikana muri wowe ukundi abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo n'abavuza imyironge n'abavuza impanda, kandi nta muhanga naho yaba umunyabukorikori bwose uzaboneka muri wowe ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana muri wowe ukundi. Umucyo w'itabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntazumvikana muri wowe ukundi. Abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe, kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ay'abera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Ibice 19. Mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati, Haleluya! Agakiza n'icyubahiro n'ubutware ni iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka maraya uwo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati, Haleluya! Umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Nuko ba bakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana yicara kuri irya ntebe bati, Amena, Haleluya! Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu, mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti, Haleluya! Kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati, reka ndi imbata mugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi w'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwe n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga, azayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose, kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo, umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murye intumbi z'abami n'iz'abatware n'ingabo, n'iz'ab'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo, n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo, nawe afatanywa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima.
abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uyetswe na ya farashi. Ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Mukomeze mugire imyiteguro myiza yo gusoza umwaka ndetse na Noheli. Imana irabakunda kandi nanjye ndabakunda. Mugire umunsi mwiza.